Amahoro y'Imana kuri mwese abadukurikiye aho muherereye hirya no hino, haba mu gihugu cyacu ndetse no hakurya y'imbibi z'igihugu ndetse no hakurya y'amazi magari. Mwese turabashuhuje tubifuriza ibihe byiza aho muherereye. Ngira ngo nitwa Ibrahim, nkabambazaniye ibishyashya uyu munsi. Noneho kuva uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirana inkuru nshyashya, inkuru nziza cyane. Ngira ngo hano kuri channel yacu tujya tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, tubagezaho ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, tukabagezaho amafilime, amakomedi, tukabagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye agashya, reka mbyita agashya. Twabazaniye ikintu gishyashya cyangwa se content nshyashya, aho tugiye kujya tubagezaho inkuru ndende, zimwe abantu bakunda cyane z'uruhererekane, episode kuri episode, imwe irangira dushyiraho iyindi. Ntabwo tuzajya tubatindira kandi inkuru izajya irangira. Icyo nakwisabira wowe utarakora subscribe, kugira ngo akanya nakangaka utazacikwa n'ibyiza tuba tukugezaho ahangaha. Ngira ngo rero tugiye gutangira inkuru nziza, inkuru izabashimisha. Tukaba tugiye gutangirana na episode ya mbere. Njyewe nzajya nibagezaho, ari nanjye uhimba nkandika n'izi nkuru, akaba ari nanjye rero uzajya uyibagezaho, cyangwa se n'izindi zitandukanye. Tuza dusoza inkuru tubaha indi, ariko mbabwira ko inkuru izajya iba ifite episode cyangwa se uduce dutandukanye twinshi. Nk'iyi tugiye guheraho rwose izaba ifite episode nyinshi, kandi ngira ngo nta muntu n'umwe uzarambirwa. Iyi nkuru ngiye kubagezaho ikaba ari iy'umukobwa witwa Cyuzuzo. Tugiye gutangira rero na episode yacu ya mbere, aho dutangira Cyuzuzo ari mu isengesho. Uwiteka Mana ikomeye, mwami w'abami, nyir'icyubahiro, umujakazi wawe dore mfukamye imbere yawe, ndatakamba cyane. Uzi uwo ndiwe Mana, uransobanukiwe, uzi uko mbayeho kandi uzi ibyo nkeneye Data. Ndakwinginze nyorohereza ubuzima, n'ukuri burangoye Mana yanjye, Mana ishobora byose. N'ukuri ni wowe nizeye ko wansubiza, kuko aho ngeze Mana ku bwanjye nk'umuntu ndananiwe. Uwo wasengaga rero ni Cyuzuzo, umukobwa wa Rugema, ku myaka 19, arangije umwaka wa 6 wisumbuye. Gusa nubwo yabonye buruse, gukomeza amasomo ye ntibimworoheye, ariko kandi si kubw'ubushobozi buke wenda. Aha yicaye arimo gusenga, aretse imitima, ubona arushye, ubona afite ibibazo byinshi. Mbega isi, mbega abantu, mbega we, uyu munsi se noneho urira koko Mana yanjye. Aha, nitwa Cyuzuzo, ubu mfite imyaka 19. Navukiye mu majyaruguru ahitwa i Musanze, muri Muhoza, ahazwi nko mu Ibereshi. Nabyirutse mbona iwacu ari ahantu haciriritse mu bushobozi. Gusa uko nagendaga menya ubwenge, nasanze uwo nabonaga nka mama atari we wambyaye, ahubwo yari umugore wa kabiri wa papa. Ubwo nyine yari muka Data. Nkurana na murumuna wanjye, narushaga umwaka umwe gusa, mbese twasaga naho turi mu kigero kimwe, ariko akandusha n'umubiri, nubwo bwose tutarutanwagaho cyane. Yari umwana w'uwo muka Data. Nubwo narerwaga na nyina wundi, nyamara mama yari ariho, ariko ntazi aho ari. Gusa amakuru nari mfite nuko yabaga iwabo. Aho mu rugo twagiraga n'umukozi w'umugabo wakoraga imirimo yose yo mu rugo. Uwo murumuna wanjye rero, izina rye yitwa Umurerwa, twarakundanaga nk'abavandimwe pe. Ubwo jye nari ndangije umwaka wa 6 wisumbuye, nagombaga kujya kwiga muri kaminuza kuko nari mfite buruse yo gukomeza. Nari kujya kwiga i Butare mu ishami ry'ubuganga, kuko nari ndangije segonderi nize bya labo.
Inkuru yanjye ni ndende cyane, kuyikurikirana ni ukwihangana, ariko yose ngomba kuyibagezaho uko yakabaye. Wari umunsi umwe rero naramaze kumenya ko nabonye buruse, gusa nkabona mu rugo ntacyo bitayeho. Ibyo kumpa amafaranga yo kwiyandikisha reka data, nta kumbaza ibyo nkeneye. Nuko uwo munsi umwe rero mu rugo haza umushyitsi w'umugabo ubona w'umukire, gusa yari avuye i Kigali. Najyaga mbona akunda kuba n'ubundi ari kumwe n'ababyeyi banjye rimwe na rimwe, bigaragara ko bari inshuti kuko bari no mu kigero kimwe. Yaje mu modoka yo mu bwoko bwa Rava nshyashya, baramwakira kubera ko uwo murumuna wanjye twajyaga kungana. Akenshi abantu batuzi baranatwitiranyaga cyane. Muri uwo mwanya umushyitsi ahari, mukadata yarampamagaye ngo nze ngire icyo muhereza muri salo, ariko nsa n'utinda ndi gukaraba mu ntoki. Umurerwa bari ugenda, nyina yahise ahaguruka nsanga muri korodoro, ankurura ugutwi hafi yo kuguca. Ibyo nari mbimenyereye, nubwo nari inkumi rwose nakubitwaga nk'uruhinja. Mukadata yaje ambwira nabi, niko muko, kuki ngo uhamagara ukohereza umurerwa? Ntabwo ari njye umwohereje, ariko nuko wenda yari abonye ndi gutinda maze ahita aza. Ziba aho ngaho wanshinze imbeho, nkubone muri salo vuba none aha ngaha, ugende wandurira ibintu byose watunganye neza, urumva? Naragiye nkita nkubitana na murumuna wanjye ava muri salo, ibintu byose yari yabyanduruye, nanjye ndahanagura. Mukadata araza yicarana n'umushyitsi. Papa we ntiyari ahari uwo munsi, ariko nyine nkabona uwo mugabo amwitegereza cyane. Uwo mwanya papa nawe yahise aza, ndamukingurira mpita njya mu gikari, aza nawe ajya muri salo hamwe n'aho abandi bari bari, bakomeza kuganiriza umushyitsi. Gusa icyo nababwira nsubiye inyuma gatoya, mbere nkiri ku ishuri nari mfite inshuti y'umuhungu yitwaga Ntwari. Ubwo utubazo tumwe na tumwe nagiraga yanyitagaho bishoboka, dore ko yigaga n'imbere yanjye h'umwaka umwe. Bivuze ngo narangije kwiga, nawe amaze umwaka arangije. Ikindi yari umwana uvuka mu muryango mwiza wifashije, akirangiza yahise atangira gukora muri kampani y'iwabo, ariko agakurikirana ibyanjye. Twigarukire mu rugo aho papa ari kumwe na mukadata ndetse n'umushyitsi muri salo rero. Umurerwa ari mu cyumba cyacu cyegereye salo, ariko mukadata azi ko nta muntu uri hafi aho. Batangiye kuganira, papa abaza umushyitsi amakuru, amubaza i Kigali uko bameze, undi nawe amusubiza ko nta kibazo, amubwira ko ku ivuka abona bameze neza, bigaragara ko nawe yavukaga muri Musanze. Papa yakomeje kumubwira ko atahibagirwa, niko kumubaza gahunda. Ibyo byose mwibuka umurerwa murumuna wanjye ari kubyumva aho ari mu cyumba. Umugabo yamubwiye ko gahunda nyine ariyo yari imuzanye, amubwiye ko yari amuzaniye amafaranga yari yamusabye, amubwira ko bandikirana, hanyuma ngo yazaza gufata ibyo basezeranye, amasezerano agaseswa. Mukase wa Cyuzuzo yahise aboneraho, nawe nuko yunga mu ry'abasaza, ati yanamubonye rwose, yishimye, twamurereye neza. Umurerwa yaratangaye aho yari ari mu cyumba, kuko yibazaga ikintu bashaka kugura, nyuma yumva asa n'umuntu. Papa yahise avuga atoya. Ariko nta kibazo da. Wa mugabo nawe rero, izina rye yitwa Kimonyo, yahise avuga ati rwose nta kibazo, uriya mwana azanshajisha neza, nubwo ari muto ku mfura yanjye. Mukase atoya, ibyo nta kibazo rwose. Wa mugabo Kimonyo yahise akora mu mufuka yari afite, akuramo amafaranga, nuko arayabahereza, batangira kubara. Yari miliyoni yuzuye. Mu gihe babaraga amafaranga, umugore yarahagurutse asa n'ujya mu cyumba cya ba Cyuzuzo, kandi twibuke ko umurerwa arimo
asa n'uri kumviriza. Nyina agifata ku muryango, umurerwa yahise yinjira munsi y'igitanda arunama. Ha! Ngaho re, uyu mugore se niyinjira agasangamo umurerwa umukobwa we yari ari kubumviriza mwuka byaramo biragenda bite? Naho muri episode itaha rero. Ndabakunda cyane. Ibrahim niwe mwari muri kumwe. Tuzakomeza na episode ikurikira, nta gucikwa. Gusa ngusaba ko wakora subscribe kugira ngo inkuru itazagucika. Mukomeze mugubwe neza rero. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.